iyi si dutuyemo irimo amayobera. Jya ubibabwira, nitwa Ndyamanzindutse Sipiriyani, uvuka mu karere ka Musanze, umudugudu wa Rwenturo. Ndi umugabo ufite umugore n'abana 7 b'abakobwa, kandi nkaba nifuza kubyara umuhungu. Se ninjye utabyara umuhungu cyangwa se n'umugore wanjye umbeshya? Aha, ntawarubara. Uru rugendo mubona ndimo gukora, ngiye kureba abakurambere b'iwacu, aribo basogokuruza, ba nyogokuruza ndetse n'abasogokuru, kugira ngo nabo ngire icyo mbabaza kuri ubu buzima mbayemo. Cyamura nanga imbwa ngahura nazo, ariko sha ubona inyana y'imbwa kugira ngo ikomeze ngendeho ahantu hose sha igenda imbunza. Imbwa itagira imbwa rukukura itagira n'urwara rwo kwishiza. Ese wonene Sha ibaze umuntu w'umugabo mugenzi wanjye ndetse ngo ni mugenzi wanjye akagenda mbunza ahantu hose. We Ndyamanzindutse abyara abakobwa gusa, Ndyamanzindutse buriya koko iriya mbwa sha, ariko ureba wayinyegereza numva nayi rumingoto nkayihekenyesha. none se arabeshya ariko Ndyamanzi tiyo tuvugisha ukuri, tuvuge nimba mu mazina yazo, ibyo avuga ntago ari ukuri. Nawe suraje oya, ni ibintu bigaragarira buri wese, ibyo avuga ni ukuri. Hari umuntu ufite se ngo tuve ko ari kuguhimbira, none hari n'ababye mu gasozi basi ngo tumumenye. Iki se kundeba nabi narembonye wo ntakira, kumbi nayo ni rukurikira izindi. ubwo ni ishatse kuvuga. None se nemba n'umushyigikira urumva utari n'imbwa y'igihomora ahubwo imbwa wuwu ahubwo gusku asoni ku buryo watangira kuvuga ngo uramushyigikiye ngo nk'isiki. ariko Ndyamanzi uretse kuza kwiyemera ahangaha no mu bantu, hari umwana w'umuhungu ufite, si abakobwa gusa utunze. Gusa n'ikindi mise mbona ububwa bwawe bushingiye, uri n'imbwa y'umukara, urongera gusoma ino nzoga urayishyurira. Ndayishyurira gutasa ahubwo asoni wayiriwe atagije urayishyurira. ndayishyurira ahubwo ngera usome urebe gusa, ahubwo mbonye bamugana kambara niramura bane ruhande batagira ngo sangira n'imbwa, bane ruhande batagira ngo sangira n'imbwa. sha ndayishyura, baguhe n'indi nyishyure y'ububwa bayigwegeye nyishyure. ubwo ushaka kuvuga mu bwanyu ariko zo n'ikindi none mbikore ireba no makoro yuzuye ahangaha, uzi uko fasha 3 nkayakwasa gusa nta wayanyacyuza. ariko yakwishyuza yakuremo ngo najye nkore kundikura mu nkende ngo gukira igitano nayo. Ariko mama, usiko ibintu papa yanyemereye atarabikora. Ibintu yakwemereye? Yego. Ariko wowe naso nje na papa iki sasa usiko yanyemereye kanzu yo kuzajyana mu misa. Mu misa? Ntabwo uzike ejo bundi ari Noheri. Uziko turi mu kwa 12 koko. Ahubwo reka nkubwire. Uzabwire ura mugenzi wawe kwa Ndyamanzindutse. Aza gufasha uturimo. Agufashe guteka, agufashe koza utwombo, agufashe byose mbese ku buryo abashitsi barasanga twarangije kwitegura neza. Umukobwa wo kwa Ndyamanzindutse ubwo cyako se yamwemerera akazi wacu. Ubwo hamusanze bya. Ariko Ndyamanzindutse we yigize iki? Uramuyobewe se? Ndyamanzindutse yigize iki? Reka nkwereke. Ndaza kwegera umugore we. Umugore we niwe uzamunyoherereza. Azamumpa ndabizi nibiba ngombwa banaza. Nayi wenda ibyo bizashoboka. Ntuzi iki ushaka kumbwira ngo nsobanurire iki? Ariko mama waje ugabanyamahane yawe. Ngabanyamahane ibyo mvuga ntabwo ari ukuri. Ni ukuri ariko na papa nibyo avuga ni ukuri. Ushyigikiye so?
oya ntabwo mushyigikiye ibyo uvuga by'ukuri ni ibihe nese ubundi mwakwicara hamwe mukabiganira ukareba niba mu rugo hataza amahoro ariko mba ntagize uretse ugenda uvuga nese wamubyariye umuhungu ukareba niba amahoro adataha mu rugo ndumiwe koko niko mubyara umuhungu hari ahantu yamumbikije ari njyewe na so ninde utera inda so niwe utera inda cyangwa ninjye utera inda ni papa utera inda ariko nawe urabyara akagorya ubundi soza uzabyara ikiwanjije we hayaya genda yihute waramutse gonde ubu tuvuga ko utanze izina ryanjye njye nitwa Ndyama Nzindutse ntabwo ntunzi koko papa Kanya waramutse none rero mva nkubwira ubyisha byose ni kuri njye ariko reka nkubaze nimba nkubwiye amazina yanjye ukashaka kunyitirira amazina y'abakobwa agenda umugore niko urumva umunsi hagize n'inyana y'imbwa numva inyise ngo papa Kanyana urumva nibwo nahereka Ndyama Nzindutse wundi buri uyu munsi uzumva niswe papa Fisi papa Shimiye papa nde oya ibyo tubyikorera narinde mu igitenge wakidoze neza pe ariko nasanze hano ari hanini ntago nari naguteye ibipimo ukambwa ngo ibintu ni mama wararaye nyine hano mu mpande nasanze ari hanini gusa urashaka aha ngaha ariko iki ngiki iki cyo nta kibazo niko ubwo ugashaka ko ngupima aha ngaha mu nda aho ngaho mu nda ni kinini cyane kandi nshaka karibaya kanyegereye kari kuri tari aha ngaha nta kibazo ikibazo ni mu nda aha ngaha rero hagomba kujyana nawe nase ubu ngubu nta kibazo ikibazo kiri aha ngaha mbese ni ukuvuga ngo aha mu nda gusa mu nda icyo ushaka ni uko kigufata gutya kikakwegera ubwo wowe usunika ntugire ikibazo ubwo nciriye metero ese uri kumpa umuti erega ikibazo none se ni ukugira ngo uzanagikuriremo yenda hano kuri 15 hanyuma se ahangaha byo aha nta kibazo igitenge kiranguye ikibazo ni mu nda naha nta kibazo gute ntacyo none se mbwira nzaza kugifata ryari oya ubwire subize ko ibyanjye ari vuba 8:00 mu kadomo numbeshye ariko hano mu ndaho dore wantereye igihe bwa mbere hano mu ndaho nta kibazo 8:00 mu kadomo ntuntere igihe nsange wakirangije uriya niyo waba ufite ubukwe rwose nta kibazo sawa nuko bavuga ngo voka y'imbwa imanuka iheshye gusa ntikiri bumukwirira ariko ndamutse nkimuhaye ntambyarire umuhungu do yahita asubira iwabo abuze n'ikindi kanza ataragaruka wagira ngo ufite imisumari bikujomba mu birenge kuno winyonga we yabijya kurumba naho bihera agenda akikaraga uwera Ivo uwera Ivona tena nk'imyenda kuri kujojo imyenda bayimeshe neza tena kuri kujojo uwera Ivona uwera we sundi mama uzi byabaye ibiki se wowe uzi ko nta mwiba igeze bazana ngo iki nazo mbonye ntabwo batahije ndabica noneho niyo mwijoro unarinzi ko nza ngasanga ibishyimbo bigiye gushya ngasimbuka nkajya gusabura amashogoro ese mama waje ugabanya imijinya yawe wenda wasanga bagiye gusaba wa mushogoro harabona batumye barambona
baba. Mwiriwe. Murusa. Karame. No suhuriza iyo kure nkaha. Ega naha ni nk'iwanyu ugiza winjira. Muraho neza. Yego. Rero mama yarantumye ngo nze mbatumire mu munsi mukuru wa Noheli. Noneho haza bari akantu koko. Gusa urumva kabura. Ahubwo hagati aho ngaho mama yarambwiye ngo niba ufite akanya wazwa mumufasha uturimo two mu rugo nko gushigisha n'utundi two kwitegura abashyitsi. Nkamufasha gushigisha. Ndumva igipende kizaba gihari. Cyane. Ariko ubwo hagati aho ngaho nashanga umwemerije kuri Uwera mperekeze kuzana amasaka. Kuki? Noneho ndumiwe. Mugiye kuzana yahe masaka? Amasaka yo gushigisha umusururu. None se mu rukundo miragushigisha. Naye masaka mutarayagura. Ariko waba uhageze ukabufasha mama natwe amasaka mukaya turaba tuyazanye maze mushigisha. Ase kibazo aya masaka mugiye guhaha ku isoko mutiyinikiye. Wazagira umusururu uryoshye koko. Ariko ndakwizewe na mama muzawuryoshye. Nabundi se mwana wanje abakobwa banje barasirimutse. Dore nanjye ngeze hana hamagaye. Nasaraye. Nta baraha nsanze ntabahari. Rero mwana wawe cyo cyurakihanganira ntabwo ubonye. Umva muko. Simgushaka utuntu tw'utunyayo ugira ibyo ushiraho. Sose namukira. Kandi urabirangariramo. Kandi ndagufatanya na bene wanjye nde nitabonye umubyeyi. ubu singufasha iwanjye urunguruka uko wiboneye nta soni uje gukora iki nukuri nta kintu naje gukora ubu ntabwo uje gushaka abakobwa banjye kandi navuze ko abahungu mwese nzabacira umugongo ku bakobwa bawe rega ndi inshuti y'abakobwa bawe uri inshuti y'abakobwa bawe ubu se shareka nkubaza kuko uvugishije ukuri kandi numbeshya ndakwereka ndyama nzindutse icyo nkora urumva ubundi ukunda abakobwa banjye ufite ugira icyo ufite angahe sako mbifitera ufite angahe dore mfite aya abiri yose se abiri rwose erega buriya rero ni mpamvu magufasha gutya ntibikakurakaza bagira ngo ndebe nimba koko wamviramo umukwe nabi rwose vuba vuba mba nyafite nimba uyafite rero abakobwa banjye bose none ahangaha nkorera umuti utukubura ujyane rwose ntugire ikibazo none se ngewe ko nkunda Uwera uko nkunda Uwera ubyishe byose none ubyishe byose nukuri nkunda Uwera niwe mwana nkunda utajya undushya ntajya arwaragurika ntajya agira gute urumva ibindi rero mbabarire itonde ngo uhiteremo Ivana erega ntago nkunda Ivona ngewe nkunda Uwera kuko numva utangiye gukomeza kuganga ngo Uwera ari wowe wakwamye Uwera niwe nkunda nukuri pe n'ubu ushaka nimba ntugeneye ukabyanga nuko ari we nkunda rwose abiri ndayafite mvira ahangaha nimba wumva nta utemewe nukuri ni Uwera abiri nahita nyaguhereza ariko si mvira nukuri kandi wabitekerezaho neza ragarasa urwo rutwe nkarwereka ukuntu nkuye mu munezero narinzanye mvuga ngo nje gutetesha umugore wanjye byibura ndebe ko yaba twese umuhungu tidometira nkunda nkuzaniye iribaya kuko nkweti y'umuhungu dometira nkunda nkuzaniye amaribaya kuko twita umuhungu dometira unwetiye umuhungu nzaguhemba cyane bishimishije domitira we domitira domi papa kererwa bose ngenda hamagara nyoko warangiza ukaba ari uturumba ziko ngutekeye ibijumba kugira ngo ariko ntabwo nakurenganya n'ubundi ndabizi neza ko ntunze abagore benshi hano muri uru rugo urumva hanyuma nyoko ari yagiye yarahigiye kwa Gasararaje ngo nguke yagiye yarahigiye kwa Gasararaje uhamura iki yagiye gushaka ibiki bari kumushaka ariko aritagaruka urabizi neza niho yagiye yego urabizi neza yego subira ku by'ibijumba byawe twagenda nk'intuza none se mama Rusa urabona nabigenza nte ko none urabona uzabivamo
ahubwo reka ngo tere inkuru ariko mama uzasinze ko izangwa amahoro ubu muri iyi minsi namubeshye ko ntwite kandi ntwite umuhungu ye nuko urahangara ubeshya umugabo wawe ko utwite giraho tumuhungu nabimenye ubwo uzamukira sinari kubigenza gute kwirirwa sakuza ngo umuhungu nari gukora iki kindi nuko uramubeshya ngo uratwite cyane do namenya kudatwite uzamukira ahubwo mva mubwire siture inshuti njye nawe yego wambabariye ukantiza umugabo wawe nkareba ko yantera inda y'umuhungu kware umugezi umva rusaro umva hayiwe umubyeyi yabyara abakobwa nyakugira imana ndyama nzindutse arashaka umuhungu ababazwa nuko yabyaye abakobwa gusa ko nta shema bamuteza mu bandi bagabo umubyeyi yabeshye umutware ko twita umuhungu kugira abone agahenge amahoro atahe mu rwabo